Ibi ni ibisekuru by'abantu uko babayeho guhera kuri Adamu kugera kuri Aburahamu n'urubyaro rwe. Ibi bisekuru byanditse mu gitabo cy'Intangiriro muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Adamu niwe muntu wa mbere Imana yaremye imushyira ku isi. Irangije imirimo umugore imwita Eva. Adamu yabayeho imyaka 930. Mu ntangiriro ibice 4, Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli. Hanyuma Kayini yica Abeli. Bavuga ko ku myaka 150 Adamu yabyaye umuhungu wa gatatu witwaga Seti. Noneho ngo amara imyaka 800 abyara abahungu n'abakobwa. Iki ni igisekuru gituruka kuri Kayini muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Kayini abyara Enoki, Intangiriro ibice 4:17. Kayini yubaka umujyi awita Enoki nk'izina ry'umuhungu we. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki, Lameki ashaka abagore babiri, umwe yitwaga Ada undi yitwa Zila. Kuri Ada yabyaye abana babiri, umwe yitwaga Yabari undi yitwa Yubari. Yabari ni sekuruza w'ababoha amahema baragira inka. Yubari ni abacuranzi n'abavuza imyirongi. Ku mugore wa kabiri Zila abyara Tubarukayini na mushiki we Nama. Tubarukayini niwe ukomokaho abacuzi b'ibyuma. Lameki uyu umwuzukuruza wa Kayini niwe wishe umuntu nanone. Yahamagaye abagore be babiri Ada na Zila arababwira ngo nishe umugabo, nishe umusore muteye kuntera ibibyimba. Icyo ni igisekuru cya Kayini. Igisekuru cya Seti. Adamu amaze imyaka 150 yabyaye umwana wa gatatu amwita Seti. Seti yabayeho imyaka 912 abyara abahungu n'abakobwa. Seti yabyaye Enoshi. Enoshi abaho imyaka 905 abyara abahungu n'abakobwa. Enoshi abyara Kenani. Kenani yabayeho imyaka 910 abyara abahungu n'abakobwa. Kenani abyara Mahalaleli. Mahalaleli yabayeho imyaka 895 abyara abahungu n'abakobwa. Mahalaleli yabyaye Yeredi. Yeredi yabayeho imyaka 962 abyara abahungu n'abakobwa. Yeredi yabyaye Henoki. Henoki yabayeho imyaka 365 abyara abahungu n'abakobwa. Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300, hanyuma Imana iramwimura kuko yafatwaga nk'umukiranutsi. Henoki yabyaye Matusela. Matusela abaho imyaka 969 abyara abahungu n'abakobwa. Matusela yabyaye Lameki. Lameki abaho imyaka 777 abyaramo abahungu n'abakobwa. Lameki abyara Nowa. Lameki yavuze ko Nowa azoroshya umurimo w'ubutaka Imana yavumye. Nowa yabayeho imyaka 950. Nowa yabyaye Shemu, Hamu na Yafeti. Igihe cya Nowa nibwo isi yarimbuwe n'umwuzure, harokoka umuryango we n'abahungu be 3 n'abagore babo. Abahungu ba Nowa ni Shemu, Hamu na Yafeti. Iki ni igisekuru gituruka kuri Hamu nk'uko Bibiliya y'Ikinyarwanda ibivuga. Hamu yabyaye abana 4: Kushi, Kanani, Misirayimu na Puti. Uyu Kushe mwene Hamu niwe wavuyeho ubwoko bw'Abakushi dusanga hagati ya Sudani na Etiyopiya. Kushi yabyaye Seba, Havila, Sebuta, Rama, Sebuteka na Nimurodi. Sebuteka mwene Kushi we abyara Sheba na Dedani. Umwana wa kabiri wa Hamu ni Kanani. Niwe wavuyeho ubwoko bwari butuye igihugu cya Kanani Imana itaragiha Aburahamu. Ni bwa bwoko bwarwanaga n'Abayisiraheli igihe cyose. Uyu niwe wakomotseho ubwoko bw'Abasidoni, Abaheti, Abayebusi, Abamori, Abagirugashi, Abahivi, Abaruki, Abasini, Abanyarovadi, Abasemari n'Abahamati. Umwana wa gatatu wa Hamu ari we Misirayimu, ari ukomokaho Abanyamisiri nyine cyangwa se Abegiputa. We yabyaye Abarudi, Abanami, Abarehabi, Abanafutuhi, Abapatirusi, Abakasiruhi, Abakafutori. Muri ba bahungu ba Nowa undi yitwaga Yafeti. Ubu yabyaye abana 7 ari we Gomeri, Magogi, Madayi, Yavani, Tubari, Mesheki na Tirasi. Gomeri yabyaye Ashikenazi,
Rifati, Togarumu. Yavani we yabyaye Elisha, Tarushishi, Kitimu na Dodanimu. Undi mwana umwe mu bahungu batatu ba Nowa yitwaga Shemu. Shemu yabayeho imyaka 600 abyaramo abahungu batanu. Umwe yitwa Elamu, Ashuri, Aripakisadi, Ludi na Aramu. Uyu Aramu yabyaye Usi, Huri, Geteri na Mashi. Muri abo bana batanu ba Shemu harimo Aripakisadi. Aripakisadi yabayeho imyaka 438 abyara abahungu n'abakobwa. Yabyaye Shera. Shera abaho imyaka 433 abyara abahungu n'abakobwa. Shera abyara Eberi. Eberi yabayeho imyaka 464 abyara abahungu n'abakobwa. Eberi uyu kandi rimwe na rimwe basoma Heberi cyangwa se Hebrew, ni ukomokaho ubwoko bw'Abahiburu, Abaheburayo bamwe Aburahamu akomokamo. Eberi abyara abahungu babiri, umwe amwita Yokitani, undi amwita Pereji. Pereji uyu Bibiliya ivuga ko mu gihe cye arimo isi yagabanyirijwemo, ahari bashaka kuvuga mu gihe cy'umunara wa Babeli, igihe isi yagabanyirijwemo indimi nyinshi n'amoko menshi. Byanditse mu ntangiriro igice cya 10 umurongo 25. Urubyaro rwaturutse kuri Yokitani ni Almodadi, Sherefu, Hasarumaveti, Yera, Hadoramu, Ozari, Dikira, Obaru, Abimayeli, Sheba, Ofiri, Havira na Yobabu. Urubyaro rwaturutse kuri Pereji. Pereji yabayeho imyaka 139 abyara abahungu n'abakobwa. Pereji yabyaye Rewu. Rewu abaho imyaka 139. Rewu abyara abahungu n'abakobwa. Rewu kandi yabyaye Seruji. Seruji yamaze imyaka 130 abyara abahungu n'abakobwa. Seruji kandi yabyaye Nahori. Nahori yamaze imyaka 148 abyara abahungu n'abakobwa. Nahori abyara Tera. Tera yamaze imyaka 205 abyara Nahori, Aburahamu waje guhinduka Aburahamu, Harani na Sarayi waje guhinduka Sara. Urubyaro rwaturutse kuri Tera. Tera yabayeho imyaka 205 abyaramo abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umuhungu umwe yitwaga Nahori, undi yitwaga Aburahamu waje guhinduka Aburahamu, undi yitwaga Harani na mushiki wabo yitwaga Sara. Harani we yabyaye Loti na mushiki we Miruka na Yisika, hanyuma arapfa. Loti uyu ni wa wundi Aburahamu yagendanaga nawe Imana imuhamagaye kujya gutura mu gihugu cya Kanani. Loti uyu kandi ni wari utuye mu gihugu cya Sodoma na Gomora igihe Imana abamarayika bamurokora bakamukiza umuriro wari ugiye gutwika Sodoma na Gomora kubera ibyaha byabo. Abakobwa be bombi babiri nibo bakomotseho Abamowabu n'Abamoni. Abandi bana ba Tera, Nahori na Aburahamu baje kurongora. Aburahamu ari wahindutse Aburahamu arongora Sarayi, mushiki we bahujije se gusa. Nahori nawe arongora umukobwa wa Harani, umuvandimwe we witwaga Miruka. Kuri Miruka, Nahori yabyaye abana 8. Yabyaye Usi, Buzi, Kemuweli ari we se wa Aramu, Kesedi, Hazo, Pirushadi, Idirafu na Betuweli. Uyu Betuweli nawe yabyaye abana 2, Labani na mushiki we Rebeka waje kuba umugore wa Isaka umwana wa Aburahamu. Labani niwe se wa Leya na Rasheli baje kuba abagore ba Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu. Nahori kandi yari afite inshoreke yitwaga Rewumu. Kuri Rewumu yabyaye Teba, Gahamu, Tahashi na Maka. Aburahamu yamaze imyaka 175. Aburahamu yabanje gushaka Sarayi waje guhinduka Sara, amubyaraho Isaka ageze mu zabukuru. Isaka nawe yaje gushaka ashaka Rebeka. Isaka na Rebeka baje kubyara Esawu na Yakobo. Esawu yarongoye abagore 3 abanyakananikazi, Ada umukobwa wa Eloni umuheti na Oholibama umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni umuhivi na Basemati umukobwa wa Ishimaheli mushiki wa Nebayoti. Ada abyarana na Esawu Elifazi. Basemati abyarana na Esawu Reweli.
Oholibama abyarana na Esawu Yehushi na Yaramu na Kora. Abo ni abahungu ba Esawu yabyariye mu gihugu cy'i Kanani. Urubyaro rwa Esawu kandi nirwo rwahindutse Abanya-Edomu mu gihugu cyitwa Edomu. Umuhungu wa Esawu yabyaranye na Ada ariwe witwa Elifazi, yabyaye Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi. Elifazi kandi yari afite inshoreke yitwaga Timuna, amubyaraho Amaleki. Undi muhungu wa Esawu yabyaranye na Basemati ariwe Reweli, we yabyaye Nahati, Zera, Shama na Miza. Yakobo ashaka abakobwa babiri ba Labani, umwe yitwaga Leya undi Rasheli, n'abaja babo Zilupa na Biluha. Kuri Zilupa Yakobo yabyaye Gadi na Asheri. Kuri Leya kandi Yakobo yabyaye Rubeni, Simiyoni, Lewi, Yuda, Isakari, Zebuloni na mushiki wabo Dina. Kuri Rasheli Yakobo yabyaye Yozefu na Benjamini. Kuri Biluha Yakobo yabyaye Dani na Nafutali. Ku muja wa Sara witwaga Hagayi, Aburahamu yabyaye Isimayeli. Uru ni urubyaro rwa Isimayeli: Nebayoti, Kedari, Abideri, Nibusamu, Nishuma, Duma, Hasa, Hadadi, Tema, Yefuti, Nafishi na Kedamu. Aburahamu kandi yashatse undi mugore wa gatatu witwaga Ketura. Kuri Ketura abyara Zimurani, Yokisha, Medani, Midiyani, Ishibaki na Shuwa. Uyu Yokisha ni umuhungu wa Aburahamu yabyaranye na Ketura, yabyaye abana babiri, Sheba na Dedane. Uyu Dedane niwe ukomokaho Abashuri, Abaretushi n'Abareyuni. Muri aba bahungu Aburahamu yabyaranye na Ketura harimo uyu nguyu witwa Midiyani. Midiyani ukomokaho ubwoko bw'Abamidiyani ari bo Mose yashatsemo umugore. Uyu Midiyani rero yabyaye Efa, Eferi, Henoki na Abida. Ibintu bitangaje muri Bibiliya. Kubera ko abantu babagaho igihe kirekire cyane, babashaga kubona ubuvivi n'ubuvivure ndetse bakageza nko ku miryango 7. Adamu yabayeho imyaka 930, abona ibisekuru byose kugeza kuri se wa Nowa. Seti umuhungu wa Adamu we yabonye Nowa, ariko bose nta n'umwe warenze Nowa kuko ari we warokotse umwuzure wenyine. Enoshi yabonye Nowa, Kenani yabonye Nowa, Mahalaleli yabonye Nowa, Yeredi yabonye Nowa. Henoki we ntabwo yabonye Nowa kubera ko Imana yamutwaye. Matusela we yapfuye mu mwaka umwe igihe umwuzure wabaga, yabonye Nowa n'abana be. Lameki we ni se wa Nowa, yabashije kumubona ariko yapfuye imyaka 5 mbere y'umwuzure. Noneho rero nyuma y'umwuzure Nowa yabashije kubona Aburahamu ndetse abaho imyaka 58 nyuma y'uko Aburahamu avuka. Mu bana ba Nowa, Shemu yabonye Aburahamu n'umuhungu we Isaka. Arupakisadi yabonye Aburahamu. Shera yabonye Aburahamu. Eberi w'Umuheburayo yabonye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Pereji yabonye Aburahamu, Rewu yabonye Aburahamu, Serugi yabonye Aburahamu, Nahori yabonye Aburahamu, Tera abona Aburahamu na Isaka. Aburahamu yabonye Isaka na Yakobo. Reba ukuntu bitangaje. Adamu yabonye se wa Nowa. Iyo biza gushoboka akaba yarabonye Nowa, na Nowa akaba yarabonye Aburahamu, ni ukuvuga ngo kuva kuri Adamu kugera kuri Aburahamu haba haciyemo imiryango 2. Ibindi bintu bitangaje, mu muryango wa Tera bashakanaga hagati yabo. Umuhungu we Nahori yarongoye umukobwa w'umuvandimwe we Harani witwaga Miluka. Aburahamu nawe arongora Sara bahuje se ariko badahuje nyina. Noneho Nahori washatse Miluka babyarana Betuweli. Abana babiri ba Betuweli, umwe yitwaga Rebeka, yashyingiwe Isaka umwana wa Aburahamu. Labani nawe musaza we, abakobwa babiri bashyingirwa Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu. Abantu bavugwa mu ntangiriro n'ibikorwa bikomeye bazwiho. Adamu niwe muntu wa mbere Imana yaremye, niwe twese dukomokaho. We n'umugore we Eva nibo ba mbere bakoze icyaha batuma birukanwa muri Edeni. Kayini niwe muntu wa mbere wishe umuntu. Lameki umwuzukuruza wa Kayini niwe wa mbere washatse abagore 2, kandi ni uwa kabiri wishe umuntu nyuma ya sekuruza Kayini.
Nyuma y'ivuka rya Enoshi umwana wa Seti, nibwo abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka. Henoki yagendanye n'Imana cyane, iramukunda, iramutwara. Ari mu mubare w'abantu batigeze bapfa bagiye mu ijuru badapfuye. Matusela niwe muntu wabayeho igihe kinini cyane. Yabayeho imyaka 969. Nimurodi yari indwanyi cyane, ni nawe wabaye umwami wa mbere ku isi. Ndetse yitirirwa ko ari we wubatse umunara wa Babeli, ari we watumye abantu bigomeka ku Mana. Nowa n'umuryango we nibo bantu barokotse umwuzure, ni nawe wubatse inkuge bahungiyemo. Abahungu ba Nowa batatu, Shemu, Hamu na Yafeti, nibo basokuruza w'amoko yose atuye isi kugeza ubu ngubu. Eberi cyangwa se Heberi niwe sekuruza w'Abaheburayo. Ishimayeli niwe ukomokaho Abarabu. Isaka, ikimenyetso cy'isezerano Aburahamu yagiranye n'Imana. Yakobo waje guhindurwa izina akitwa Isiraheli, niwe se w'imiryango 12 ya Isiraheli. Yozefu umwana wa Yakobo yaje kugurishwa muri Isiraheli, agenda aba umutegetsi wa kabiri ndetse atuma n'ubwoko bwa Isiraheli bwimukirayo. Abakomotse kuri Nowa ibihugu batuyemo. Iyi mbonerahamwe turarebera hamwe imiryango yagiye ikomoka kuri Nowa n'amoko yose, nuko yagiye ikwira isi ndetse n'ibihugu bashobora kuba batuyemo kugeza ubu ngubu. Muri iyi mbonerahamwe kandi baratwereka izina ryavuye ku rubyaro rwa Nowa nyine n'abahungu be batatu, bakatwereka n'igihugu cy'ubu ngubu baba batuyemo, noneho nawe ushobora kubishakira muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Nowa yari afite abahungu batatu, Yafeti, Hamu na Shemu. Abakomotse kuri Yafeti. Intangiriro ibice 10 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Yafeti yabyaye Gomeri, atura mu gihugu cya Turukiya n'Uburayi bw'Uburasirazuba, ubwo mbese niho urubyaro rwe rwagiye rutura. Tubisanga muri Ezekiyeli ibice 38 umurongo wa 6. Magogi bivuga ko yatuye mu Burusiya na Aziya yo hagati, muri Ezekiyeli 38 umurongo wa 2. Madayi, urubyaro rwe bivuga ko rushoboka rwaratuye muri Irani, aribo bitwaga Abamede n'Abaperesi. Yavani ni Ubugereki. Tubali ni Turukiya, ubwami bw'Abatubali nyine. Mesheki ni Turukiya n'Uburusiya. Togaramu ni muri Turukiya na Rumeniya. Tarushishi ni Esipanye. Kitimu ni Sipuru. Donanimu ni Ubugereki. Ashakinazi ni Ubudage cyangwa se n'Uburayi bw'Uburasirazuba. Abakomotse kuri Hamu. Intangiriro ibice 10 umurongo wa 6 kugeza ku wa 20. Mu rubyaro rwa Hamu harimo umwana witwaga Kushi. Kushi bivuga ko we niyo bamukomotseho batuye muri Sudani na Etiyopiya. Ahantu umuntu ashobora kubisanga ni muri Yesaya ibice 18 umurongo wa 1 cyangwa se Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Misirayimu yatuye mu Misiri. Mu ntangiriro ibice 50 umurongo wa 11. Puti yatuye muri Libiya na Afurika y'Amajyaruguru. Kanani ni cya gihugu Imana yahaye Aburahamu n'urubyaro rwe. Cyari giteyemo ubwoko bw'Abakanani nyine baturuka kuri Kanani. Abanyakanani bivuga ko bari batuye muri Isiraheli y'ubu, Palestina, Libani, Yorodani na Siriya. Umuntu ashobora kubisanga mu ntangiriro ibice 12 umurongo wa 5 no muri Yesuwa 1 umurongo wa 4. Abasidoni bari batuye muri Libani, Abaheti bari batuye muri Turukiya. Nefutahimu yaratuye mu Misiri, Paterusimu yaratuye mu Misiri nawe. Kafutori yaratuye ku kirwa cya Kirete. Abakomotse kuri Shemu. Intangiriro ibice 10 umurongo wa 21 kugeza ku wa 31. Abakomotse kuri Shemu hari Elamu, urubyaro rwe bivuga ko nyine yatuye muri Irani, ubwo niho urubyaro rwe rushobora kuba rubarizwa. Ushobora kubisanga mu ntangiriro ibice 14 umurongo wa 1 cyangwa Isaya ibice 21 umurongo wa 2. Ashuri bivuga ko yaratuye muri Iraq cyangwa se Asiriya. Aramu ni Siriya cyangwa Damasco. Abaeberi aribo Baheburayo bari batuye nyine muri Isiraheli, aribo bavuyeho Abayahudi. Yokitani ni akarere k'Abarabu, Yemeni, Omani, Arabiya Saudite cyangwa se Dubai. Abakomotse kuri Aburahamu. Intangiriro ibice 16, 17, 21 na 25.
Ishimayeli yari umwana wa Aburahamu, bivuga ko yatuye mu bihugu by'Abarabu, Arabiya Sawudite na Yorodani. Ushobora kubisanga mu ntangiriro ibice 16 umurongo wa 12, ibice 25 umurongo wa 12 kugeza ku wa 18. Abamidiyani bo baturutse kuri Midiyani, bivuga ko batuye muri Arabiya y'Amajyaruguru na Yorodaniya. Abanyaedomu baturutse kuri Edomu ariwe Esawu, uwo muvandimwe wa Yakobo, bivuga ko bari batuye muri Yorodaniya. Abakomotse kuri Loti naho bari batuye, intangiriro ibice 19 umurongo wa 36 kugeza ku 38. Loti yari afite abakobwa babiri, umwe wavuyeho Abamowabu, undi avaho Abamoni. Abamowabu bari batuye iburasirazuba bw'inyanja y'umunyu, ubwo ni muri Yorodaniya. Ni muri Rusi igice kimwe umurongo wa mbere, cyangwa se Yesaya ibice 15 umurongo wa mbere. Abamoni bo bari batuye mu mujyi wa Amani cyangwa muri Yorodani. Yeremiya ibice 49 umurongo wa mbere na Ezekiyeli ibice 25 umurongo wa gatatu kugeza ku wa 4. Abantu bakunze kwibaza bakumva ngo Kayini yashatse umugore, bakibaza rero umugore yashatse uwo ari we. Kera abantu bari bemerewe gushakana hagati yabo. Tugeze nko ku muryango wa Aburahamu urabona ko bagiye bashakana hagati yabo, umwe ashaka mushiki we, undi ashaka mwishywa we, byari byemewe. Kandi niyo witegereje mu bindi binyabuzima usanga nk'inyamaswa zishakana hagati yazo nta kibazo. Hari n'umurongo mu Baroma 5 umurongo wa 13 bavuga ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Gushakana hagati y'abantu birashoboka ko byari icyaha cyangwa se wenda bitari n'icyaha, kuko Imana niyo irema ishobora guhindura na DNA z'umuntu kugira ngo babashe kubyarana. Ariko niba byari n'icyaha nta muntu cyabarwagaho kubera ko nta tegeko ryari rihari nk'uko tumaze kubisoma. Kayini rero yashatse mushiki we kuko nta wundi yari kubona, kuko nta bandi bantu bari bari ku isi, nubwo batabivuze muri Bibiliya ariko nta wundi yashatse uretse mushiki we. Kandi hano bavuga ko Adamu yabyaye abana benshi cyane. Nyuma ya Seti bavuga ko yamaze imyaka 800 abyara abahungu n'abakobwa. Abantu ba kera ntabwo batinyaga kubyara kubera ko ubona nk'hano bamaraga imyaka myinshi 900 800 babyara abahungu n'abakobwa. Niba umuntu ashobora kubyarira ku myaka guhera 18, ibaze kugera ku myaka 900 abantu bamajije kubyara. Wenda kubera isi tugezemo wowe urareba ukabona ubukungu bumeze nabi ntiwabyara abana benshi, ariko wibuke nka Nowa niwe wari uri mu isi wenyine n'abana be bonyine, cyangwa Adamu. Wasanga rero bafite ibintu byinshi cyane, bafite ubutunzi buhagije bwo gutunga imiryango yabo niyo yabyara abana barenga miliyoni. Ntabwo birikunda kwandika ibisekuru byose, bagenda barebamo ab'ingenzi. Niyo mpamvu ku gitsina gore badakunda kubivuga kubera ko nyine umuntu wanditse intangiriro yanditse ibisekuru, kandi ibisekuru bituruka ku bagabo gusa. Iyo witegereje nk'iki gisekuru gituruka kuri Adamu kikaza kikagera kuri Aburahamu, bagenda bavuga imyaka babayeho, bakavuga ko bagiye babyara abahungu n'abakobwa benshi cyane. Abantu rero bahise biyongera cyane, baragenda baragwira buzura isi. Witegereje nko kuri ino graph bayita World Population Growth, guhera mu 700 kugeza mu 2100 barimo guteganya nyine. Mu 700 twari miliyoni 600 zonyine ku isi. Mu 800 abantu bari bageze kuri biliyoni 1. Urabona ukuntu abantu biyongera cyane ku isi. Nyuma y'900 abantu bari bageze kuri biliyoni 2. Mu 950 bari bageze kuri 2 n'igice. Mbere y'2000 abantu bari bageze kuri biliyoni 5. 2023 bari bageze kuri biliyoni 8. Ubu turi muri 2025 dushobora kuba turenze biliyoni 8 ho gatoya. Kandi barateganya ko nko mu myaka nka 2100 abantu baba bageze kuri biliyoni zirenga 10. Abantu rero bakora statistique z'ukuntu abantu bagiye biyongera ku isi bagasubira inyuma. Urabona ufashe nk'ino graph nyine ukagenda usubira inyuma ugenda ukuntu abantu bagiye biyongera, urabona ko graph igenda iba ntoya kugenda. Abantu rero bakora ubushakashatsi bakoresheje Bibiliya n'amatariki Bibiliya igenda yandika, bagaragaza ko ikiremwa muntu gishobora kuba kimaze nk'imyaka 625. Dusubiye inyuma, mbese urabona dusubiye inyuma ntabwo turenze 6,000 rwose, ntabwo imyaka irenze 6,000 tumaze hano ku isi. Ahubwo abavuga ko umuntu ashobora kuba amaze imyaka myinshi cyane irenze iyo ngiyo sinzi ahantu babikura.